ufashe tungurusumu ugashyiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki, warangiza ukanakamuriramo indimu imwe. Ako kavange ukoze ukagakoresha buri munsi ukarangiza iminsi 30. Uzaba wirinze ibi bikurikira. Icya mbere ni kanseri, yaba kanseri y'ibihaha, kanseri y'igifu, kanseri y'amara, kanseri ya prostate, kanseri y'amabere na kanseri zimwe zifitanye isano n'udutsi tw'umubiri n'izindi. Ibyo byose uzaba wirinze, uzaba ukoresheje ikintu gikomeye cyane cyica imbuto za kanseri mu mubiri w'umuntu. Uzaba utandukanye n'umuvuduko ukabije w'amaraso, waba wivuye umubyibuho ukabije, waba wongereye ubushobozi umubiri wawe ku buryo indwara uko yaza imeze kose itapfa guhita ikwataka ngo igufatishe uko yishakiye, waba ugabanyije urugimbu mu maraso cyangwa se mu mitsi yawe, kubera ko iyi salade cyangwa se aka kavange uba wakoze kubwako karagenda kakarema vitamini z'uruhererekane utapfa kubona mu bintu ibyo ari byo byose, kiretse bisaba kuba wavanze ibintu nk'ibi ngibi bitandukanye kugira ngo ubone izo vitamini zifite ubwo bushobozi bwo guhangana n'ibyo bintu. Reka turebe vitamine ushobora gusanga muri iyi mvange, ariko duhereye kuri buri kimwe kimwe, noneho tuze kureba nyuma ibyo byose iyo wamaze kubihuza bigenda gute, bibyara iki, bikora gute. Ukurikire neza iby'uyu muti, kandi urumva ko ni ibintu bisanzwe, ni ikintu umuntu wese ashobora kuba yabona. Abenshi babitunze mu ngo zabo, abenshi barabikoresha no mu buzima busanzwe, ariko bakabikoresha wenda badasobanukiwe cyangwa batazi ko babihuza kugira ngo bibyare umuti cyangwa se urukingo rw'ibintu runaka. Rero nanjye niyo mpamvu ngerageza guhuza ibi bintu byombi, umuntu agakora n'ubushakashatsi kugira ngo nashaka umuntu umwe, nashake babiri cyangwa bangahe bafashwe n'ibiganiro dukora. Nta zindi nyungu, kubera ko sindi ivuriro nta n'ikindi, ahubwo ku isi tubereyeho kugira ngo dufashanye. Niba hari icyo uzi ugihe mugenzi wawe nawe yaguhe icyazi, noneho habaho kuremekanya ubuzima burusheho kugenda neza. Ujye wibuka gukanda like cyangwa wandike no muri comment niba utarakoze subscribe uyikore. Impamvu nuko izino mbuga dukoreraho, yaba YouTube, za TikTok ndetse n'izindi social media zose tuba dukoreraho bino biganiro, iyo YouTube yabonye ko byakunzwe ibasha kuba yabisakaza n'ahandi hose, n'abandi bakabasha kuba bakunguka biturutse gusa kuko warebyeho ugakandaho. Hano ni ugufashanya, nta zindi nyungu zindi. Ushobora kugira ikibazo unyandikiye muri comment, ndagusubiza. Niba uburwayi ufite ku bushobozi mfite butoya, nkakugira inama cyangwa banakurangira n'umuti ukoresha, noneho byaba birenze ubushobozi bwanjye, nkaba nabasha kuba noneho naguhuza n'abandi bafite ubumenyi bwisumbuyeho, kandi abo nguhuza nabo nta kiguzi, bakuvurira ubuntu, nta kintu na kimwe bakwaka, nabagiye inama nk'uko nanjye mbikora ahangaha. Erega ibidufasha ntago ari ibintu bya kure cyane, ni ibi ngibi tuba turi kumwe nabyo ibyinshi. Duhereye nko kuri tungurusumu, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu dukozeho kino kiganiro cya tungurusumu. Ariko impamvu dukunda kwibanda cyane kuri tungurusumu nuko ari umwe mu miti ya mbere ku isi, yaba mu bifatika yaba mu bigaragara, wifitemo ubushobozi bwo kuba yarinda umuntu indwara zigiye zitandukanye. Nk'urugero, iyi tungurusumu ibamo akantu bita arsine, kandi wumva kaba gasharira, kaba kameze ukuntu. Kariya niko gatuma ihinduka umuti w'igitangaza, kubera ko arsine ni ikinyabutabire gikomeye cyane utapfa kubona mu bintu byinshi. Ikagira vitamini C, ikagira B6, ikagira manganese, ikagira selenium. Ibyo byose nibyo bigenda bigatuma ihinduka umuti ukomeye wongera ubudahangarwa bw'umubiri, immune system. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha cyane ino tungurusumu, ariko mu buryo bwiza, kubera ko hari n'uburyo ushobora kuyikoresha nabwo nikubere nziza, iragenda ikamera nk'aho igakora nk'igikuta. Igikuta kirinda indwara, kikanavura n'izindi bitewe n'izarizo. Biriya bintu byose bihuriye muri yo, noneho bikagira uruhare rukomeye cyane
mu kugenzura ibijyanye n'amaraso, ibyo bita blood pressure. Ku muntu wakunze kurya tungurusumu aba afite amahirwe menshi cyane yo kutarwara indwara z'umutima, kubera ko tungurusumu ishinzwe kugenzura ibijyanye n'amaraso. Iyo yabaye menshi irayagabanya, iyo yabaye makeya irayazamura, ikayaregera ikayashyira kuri gahunda, hahandi umuntu asigara ameze neza, amaraso arimo aratembera neza mu mubiri we, nta kibazo kindi afite. Kandi akenshi burya amaraso nk'abangaba bakunda kurwara umutima, burya umuntu akunda kurwara umutima bitewe n'uko nyine hari ibintu yagiye akoresha bindi, cyangwa se hari ibindi bibazo yagiye hura nabyo bigiye bitandukanye, noneho bigatuma umutima ujya kuri pressure ugakora nabi, noneho bikanatuma, kubera ko umutima ari wo moteri ishinzwe kohereza amaraso mu mubiri wose, bigatuma amaraso noneho atera nabi, ari byo bita blood pressure. Biriya byose rero bigiye bihurira muri tungurusumu, ni nabyo bijya binarinda umutima, noneho amakolesterole akagabanuka. Hari ibinure biba bidakenewe rwose mu mubiri, iyo bimaze kuba byinshi ni handi usanga umuntu yazanye indige ziriya, ugasanga warwaye iyo blood pressure, ukarwara indwara z'umutima, ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ukagubwa nabi mu buzima busanzwe. Igihe rero wakunze kwimenyereza gukoresha tungurusumu, ukayikoresha kuri gahunda nziza, rwose biragenda bigakora miriya cholesterol mbi, ubundi bikayigabanura, umuntu agasigara ameze neza. Ubuki rero nabwo si busanzwe, nabwo ni ikintu cyiza, ni ikintu cyihariye, gifite vitamini nyinshi, nazo zitajya zipfa kuboneka mu bintu byinshi cyane, kubera ko ubuki bugira vitamini B. Harimo B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu. Ubuki bukanagiramo vitamini C nkeya, ariko ari nayo mpamvu tubuzwa gukoresha ubuki cyane nko mu bintu bishyushye cyane, ahubwo tukabukoresha mu bintu bisa naho bidashyushye cyane, kubera ko ibintu bishyushye cyane byagiye ku muriro, iriya vitamini C birayitwika ikavamo, noneho cya kintu kigasigara kitagifite vitamini C, kandi nayo ari ingenzi cyane ku buzima bwacu. Noneho ubuki bukagira antioxidante nyinshi, bukagira iron, bukagira calcium, bukagira magnesium. Ibyo byose nibyo bigenda bigafasha umubiri kugira imbaraga vuba, kwa kundi umuntu uba ubona rwose afite ibizigira, intego yihaye, ukabona ni umuntu uri guhangana koko, uri gukoresha uko ashoboye kose kugira ngo bya bintu bigereho. Umuntu wakoresheje ubuki cyane aba ari umuntu uzi gufata ibyemezo mu buryo bwiza. Ubuki noneho bukongera bukagira biriya bintu byose biri mu buki, byo bigihe ubushobozi bwo kuba bwavura inkorora, ibicurane n'izindi ndwara zijyanye no mu buhumekero, kubera ari amavitamini yose ari muri buriya buki. Ni nabyo bituma ubuki rero burwanya amaradikozi mabi. Ruriya ruhererekane rw'ibibumbiye mu buki rero ni bujya bunatuma burwanya radiko zangiza umubiri. Ubuki bukanatuma bugateza imbere ubwonko n'imitekerereze, ariho nari mvuze mu bijyanye no gufata imyanzuro. Iriya B ya mbere, B ya kabiri, B gukomeza, nariya ma iron, nariya ma calcium, byose bihurira muri babuki, biragenda noneho bigafasha umubiri gukira vuba igihe wahuye n'uburwayi cyangwa n'igikomere cyangwa n'ibindi bintu bitari byiza. Urumva neza rero ko ubuki bwo nabwo ni ikindi kintu cyihariye ku bintu bigiye bitandukanye. Ni ikintu udakwiriye kuburi wawe, waba ubukunda waba utabukunda. Ushobora kuba utabukunda, ariko uzakoresha ubushoboka byose urebe uburyo ki wabwikundishaho, kubera ko urabukeneye. Hari uburyo bugiye butandukanye ushobora kuba wabukoresha, nko ku muntu utabukunda ukagenda ukabukoresha neza, ntibukubangamire, kubera ko burya kenshi bujya bubangamira umuntu bitewe n'uburyo ki wenda aremyemo cyangwa se ateyemo. Urumva ko rero ubuki nabwo ni ikindi kintu cyiza kandi gihambaye cyane. Gusa nge nabuza nk'abantu barwaye diabete, kuko diabete ni igisukari yaramaze kuba nyinshi cyane, yararenze urugero rwikenewe mu mubiri. Rero icyo gihe iyo ukoresha ubuki, kandi ubuki nabwo burimo isukari, gusa nubwo ari isukari nziza yo ntago yangiza, nta kindi kibazo, ariko bishobora kuba byakongerera ibindi bibazo. Ubwinshi bari gukora ubu ngubu
biba bigoye kugira ngo upfe kubona ubuki bw'umwimerere batavanzemo ano masukari mvaruganda cyangwa n'ibindi bintu. Ahubwo bisaba ko rero mu gihe urwaye diyabete witondera gukoresha ubuki, byaba na ngombwa ko ubukoresha ukabanza kuba wagisha inama, noneho ukanareba naho wakura ubuki bw'umwimerere atari bwa buki bwongewemo ayo masukari. Kubera iki? Kubera ko diyabete ni igihe isukari bamaze kuba nyinshi cyane ikarenga ikenewe mu mubiri, rero iyo ukomeza no gukoresha ibindi bintu binavangiyemo n'amasukari mvaruganda, ibyo nabyo bikongerera ibyago byo gukomeza kumererwa nabi. Nyuma y'iki kiganiro ho ndi bunakore ikindi noneho kivura diyabete igakira. Bya bindi abantu bavuga ngo diyabete ni ikira, diyabete ngo ni indwara karande, ngo ni ibiki. Oya, ahubwo iyo ushaka gukira diyabete hari inzira ugomba kwitwararikamo kandi ukagira n'ibyo ukoresha, noneho ugakira ukamera neza, isukari ikagabanuka igasubira ku rugero rukwiriye, ntuze kugicikwa. Ikindi rero turi kuvugaho ni indimu. Indimu nayo ikubiyemo vitamini C nyinshi cyane, ikagira vitamini B, ikagira potassium, ikagira flavonoide cyangwa se antioxidant. Ibyo ni nabyo bituma indimu nayo yongerera umuntu immunity system. Nuvuga ngo umuntu wakoresheje indimu cyane nawe buriya bari kwirinda anikingira, akaba ari umuntu uri guteza imbere igogora, kubera ko indimu igifasha mu bijyanye n'ibyo wariye, noneho bikagogorwa neza, byagera mu gifu, byaba mu mara, haba mu mwijima, ugasanga ibintu biri kugenda neza nta kibazo kibayemo. Indimu ikabizwi cyane mu gusukura umubiri, detox. Niba ubyibuka neza cyangwa se ukaba utarabirebye, nakoze ku kiganiro kijyanye n'amazi y'akazuyaze wayavanze n'indimu, nabyo twabivuzeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero niki twakibonyemo ko mu bintu nabyo bisukura umubiri neza, iyi ndimu nayo irimo. Indimu igafasha uruhu kuba rwiza ndetse ikanafasha no kugabanya stress. Nk'uko tubibonye rero, noneho ntago ndi bwongere nsubiremo ngo bivura ibi, bifasha ibi, bigira gutya. Ahubwo nagiye mbicamo ndi kuvuga ari amavitamine agize bino bintu byose, mvuga n'icyo anamaze. Rero ahubwo igihe noneho wabifashe ukabihuza, ugafata tungurusumu ukayisekura neza ikanoga, warangiza ugashyiramo akayiko kamwe cyangwa bibiri by'ubuki, hanyuma warangiza ugafata indimu, niyo wafata igice cyayo gusa ukagikamuriramo, ako kavange ukoze ukajya ukarya buri munsi, ukabikora ukwezi kose, ubwo ni iminsi 30. Ariya mavitamini yose wabonye ari muri biriya noneho yagiye agahurizwa hamwe, y'ubwayo ajya noneho abyara izindi vitamine zitajya zipfa kuboneka mu bintu byinshi utapfa kuyisangamo. Vitamini ya mbere bihita bibyara ni B ya 12, B12. Ubwo abenshi ntago bayisobanukiwe, kubera ko n'abayivuga bayivuga nabi bakayitirira ibitajyanye. Ariko iyo bavuze B12 ni B ya 12, ni vitamine ya 12, ni vitamini itagipfa kuboneka. Ariko ibi bintu nakubwiye wabihuje ukabivanga, iyo mvange ubwayo iba yibyariye B ya 12. Kandi iyo wayibuze, kubera ko ni vitamini ikenewe cyane mu mubiri, igira imimaro ikurikira, kubera ko yongera amaraso, irinda anemia. Nyina anemia ni kwa kundi amaraso agabanuka akaba makeya. Rero yo ufite B ya 12 uba ufite amahirwe yo kuba amaraso yawe atapfa kugabanuka, noneho igatuma ubwonko bukora neza, ukibuka ugatekereza neza. Ino vitamini ya 12 igabanya umunaniro ukabije, ikarinda imitsi kwangirika, igafasha mu gukora DNA, ishingiro ry'uturemangingo tw'umubiri. Rero igihe cyose utayifite, kubera ko cyane nk'abantu bakuze bo bajya bakunda kuyitakaza, kubera ko ni vitamini itagipfa kwinjira. Ifite nk'indwara cyangwa se ufite intege nke cyangwa igifu gikora nabi, iyo vitamine ntago igipfa kwinjira mu muntu, ahubwo bisaba kuba uri umuntu umeze neza, nta bindi bibazo ufite, noneho kandi wayikonsoma, wayibona, ikaba yakugiraho ziriya ngaruka zose tumaze kubona. Igihe rero wayibuze uhorana umunaniro,
wibagirwa cyane, ugira ibinyamuntoki n'amaguru, ukagira anemiya, nyine ukagira amaraso makeya cyangwa se amaraso akennye. Ni vitamine iba ikenewe cyane. Rero igihe wahuje iyi mvange, iyo vitamine automatically iba yamaze kuboneka. Ubundi iyi tungurusumu, ubuki n'iyi ndimu, ibi bintu ni ibintu ukwiriye gushakisha ukabikoresha pe, kubera ko siriya vitamine ya 12 gusa biba byamaze kurema. Iyi mvange ibihuriyemo zino vitamine, ibirimo vitamine A, vitamine E, vitamine C, vitamine E na K, kagira B ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya gatanu, ya gatandatu n'iriya ya 12. Rero urumva ko ubu umaze gukora umuti ushobora gukora ku ndwara hafi ya zose. Ibyo byose wagiye rero bigahurizwamo hariya, nibyo bigenda bituma imitsi itaziba, kubera ko bikura urugimbu mu mitsi, rwa rugimbu ruba rudakenewe mu mitsi. Iyi mvange ikarinda rubagimpande, ikavura umutima n'imitsi, bikavura impyiko, bikarinda indwara z'ibihaha, ikarinda umubiri ushyuha cyane, ikongera ubwenge. Kumwe umuntu atakaza ubwenge, gutekereza, kwiyumvisha, gufata imyanzuro bikaba bimugoye, uwayikoresheje ibyo bintu ubwenge aragenda bukongera bugasubira kuri gahunda, akajya afata imyanzuro neza. Bigakomeza amenyo ku bantu bagira amenyo yorohereye cyane, bigafasha ku burwayi bw'amatwi, bigatuma umusatsi umera neza, usa neza, ntupfukagurike. Iyi mvange igatera igikuriro, igatuma amaso areba neza. Noneho nge nabwira abakobwa cyangwa se abadamu bajya mu mihango bakaribwa cyane cyangwa se bagahindagurika, icyo iyi mvange igufasha nuko ibyo ngibyo iyo wabikoze neza ukabikora iminsi 30 buri munsi ubikora rimwe ku munsi, warangiza ukarangiza ukwezi, iyo uyigiyemo nuribwa na kwa guhindagurika birahinduka bikajya kuri gahunda, noneho ukajya wimenya neza bitawemo guhindagurika. Gusa icyitonderwa nuko ugomba kumenya ko igihe uri mu mihango ntago wemerewe gukoresha iyi mvange, kubera ko twakomeje kubona ko tungurusumu mbisi yongera amaraso. Rero igihe ufite ahantu uva amaraso ku mubiri nyine agasohoka hanze, ntago ari byiza ko wayikoresha, kubera ko uyikoresheje bishobora gutuma uva cyane. Ahubwo uyikoresha mu gihe utayirimo, waba uyirimo ukaba ubihagaritse. Undi utemerewe kuyikoresha ni ku mugore utwite, kubera ko ku mugore utwite nawe tungurusumu ishobora kumugwa nabi. Rero biba byiza iyo abanje kugisha inama muganga, noneho akaba yamuha umurongo w'uburyo ki agomba kwitwara. Ni byinshi rero ibi byose n'ibyo tutavuze, nibyo uzunguka igihe cyose wakoresheje iyi tungurusumu n'indimu n'ubuki, wabisekuye ukabihuza ugakuramo akavange, ukajya ugakoresha buri munsi, ukarangiza iminsi 30, uba wivuye ibi byose. Kandi niba utajyaga ubyitaho, utangire ubyiteho, kubera ko bifite uruhare cyane mu kurinda, mu kuvura no gukingira indwara zigiye zitandukanye nk'uko tubibonye. Iki kiganiro ucyoherereze n'abandi kugira ngo nabo kibafashe. Dusubire ku biganiro bitaha. Imana ibarinde.